Abakurikirana ibiganiro byacu by'ivugabutumwa turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kubaha umugisha, abasore, abakobwa, abagore, abagabo, mwese Imana ikomeze kubaha umugisha. Tubahaye ikaze rero mu ibi biganiro byacu, niba uhageze uri ubwa mbere ukore subscribe ndetse wohereze n'abantu ndetse utange na komenti ujye utugira inama cyangwa se utwungura ibitekerezo. Amazina yanjye rero nk'uko bisanzwe ni Hitimana Dismas, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu cyangwa se ibyiza bitanu byo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Icya mbere, Yesu Kristo ni umucunguzi, yaraducunguye, ntabwo twari ubwoko bw'Imana, twitwa abanyamahanga, ntabwo twari ubwoko bw'Imana, ariko Yesu Kristo yaraducunguye ajya ku musaraba aduhuza n'Imana, amena amaraso menshi kugira ngo tubeho. Icya kabiri, Yesu Kristo niwe wenyine, niyo nzira y'ukuri n'ubugingo, niyo nzira iduhuza n'Imana, niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Icya gatatu, Yesu Kristo adukiza indwara, adukiza ubumuga, indwara zatumugaje, zaba iz'ibyaha cyangwa se iz'umubiri. Icya kane, Yesu Kristo aratugaburira. Icya gatanu, Yesu Kristo aratwambika. Imana rero ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubaha ibyo mwifuza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.